Hello guys, nguhaye ikaze ari nako nkwifuriza ibihe byiza. Urakaza neza kuri YouTube channel yanjye, YouTube channel yawe How to Get Paid. Uyu munsi unyemerere nguhe update kuri ya app yitwa Paylazen. Ndabizi iyi update muyitegereje muri benshi. Nagiye nakira WhatsApp messages nyinshi ariko abantu nategeze nsubiza. Mwihangane, narindi muri ya nama ya The Africa Blockchain Festival iri kubera muri Kigali Convention Center. Uyu munsi twakoze inama. Niba wari uhari ndagushuhuje, niba utari uhari ndaza kuguha nabwo video, ndaza kugukorera video update turebe ni ibiki byavugiwemo, dore ko hari umuntu waturutse muri government, ni ibiki yatuganirije bijyanye n'intego guverinoma yacu ifite ku cyerekezo cy'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se cy'amafaranga nyine yo kuri blockchain, by'umwihariko CBDC, ndetse yatubwiye n'uburyo AI yatangiye gukoreshwa kera. Hanyuma kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like, ndetse niwibagirwe no kuyisharinga ku bantu ushobora kubona yafasha. Hanyuma ntago ndibuze gutinda, uri kubona ko iyi ni telefone yanjye, hanyuma iyi ni ya app yitwa Paylazen. Iyi ngiyi ni online bank nk'uko nabivuze, n'ubundi nago iyi ari app wakoreraho amafaranga, ahubwo hari app nyinshi zikoresha ubu buryo. Iyo zikiza kugira ngo abantu baziyumvemo, bazidownloadinge kuri Play Store, bakagenda bashyiraho reward cyangwa se ibihembo ku bantu batangiye kuzikoresha, ariko zabona zimaze kumenyekana ubwo buryo bwa reward bukavaho. Uti noneho hano ho bimeze gute? Nabisobanuye neza ko n'ubundi iyi app atari app wakoreraho amafaranga, ahubwo ni online bank, cyangwa se ni app ushobora kuguraho Visa card, Master card. Ibyo murabimenyereye ko hari credit card ziba zigurishwa online. Hanyuma nituza hano kuri my profile, tukaza hano kuri referral, uri kubona ko mu by'ukuri natumiye abantu 77, ariko uri kubona ko nta kintu bigeze bama. None baguha iri dolari rimwe ari uko bigenze gute guys? Iri dolari rimwe baguhera gutumira umuntu, nago bakiritangira kuba umuntu watumiye yakoze KYC gusa. N'ubundi bari guha, ariko bari guha umuntu watumiye yakoze iki? Hari umuntu nabonye muri comment yandika ati ni scam. Iyi app nago ari scam. Mujye musoma amategeko n'amabwiriza mbere yo kugira website ukoresha. Ibyo narabibabwiye, ndi kubabwira uburyo wavana amafaranga kuri PayPal ukayashyira kuri Momo. Ubu ukwiye gusoma amategeko n'amabwiriza neza guys. Hanyuma nge wayasomye, reka nkwereke update baduhaye ubu ngubu uko bisigaye bimeze, kugira ngo ube wabona iri dolari rimwe ku muntu watumiye. Nk'ubu aba bantu 77 natumiye bose nago aribo bakoze KYC, ariko harimo n'abayikoze. Still kugira ngo mbone idolari rimwe riturutse kuri buri muntu natumiye, uri kubona ko hano bagize bati send your referral code to your friends. Kabiri, register, ni ukuvuga ngo umufrendi watumiye agakora register cyangwa sign up akoresheje your referral code. Icya gatatu, ukabona rya dolari rimwe ari uko yaactivatinze card. Iyi card ni iyihe? Ntago ari irangamuntu, ntago ari ikarita y'irangamuntu. Iyi card, reka tuze hano kuri aka kantu. Iyo uje hano kuri aka kantu bari kukubwira ngo apply card. Iyo uje hano kuri apply card, nk'uko nabivuze, iyi ntago ari app n'ubundi wakoreraho amafaranga. Nari nabibabwiye, nubwo batanga ari amadolari 5, yagufasha iki? Ikintu yagufasha, yagufasha kugura Visa card cyangwa se Master card. Iyi ni online bank, ushobora kuza ukagura Master card cyangwa se Visa card ukagikoresha wohererezanya amafaranga ku isi yose. Hanyuma uri kubona ko card igura amadolari 10, ikaba ifite garanti y'imyaka 3. Bishatse kuvuga ko niba ukora sign up bakaguha amadolari 5, ushaka Visa card cyangwa se iyo uje hano ushobora no kuba wagura Master card,
ubwo birumvikana ko kugira ngo uyigure wakongeraho ayandi madolari 5 kugira ngo yuzure amadolari 10 ugure Visa card cyangwa se Mastercard. Hanyuma umuntu watumiye iyo yongeyeho amadolari 5 akapurayinga cyangwa se akactivatinga kadi ye, iyi Visa card cyangwa se Mastercard, nibwo ubona rya dolari rimwe. Mbere byari byoroshye nk'uko nabivuze, ni hari igihe app ishyiraho rewards cyangwa se promosiyo iyo ikimenyekane, byo murabimenyereye cyane. Nawe iyo ushaka kugira ngo umenyekane hari uburyo nyine ukoresha kugira ngo abantu bakwiyumvemo. Iyo umaze kugafata ntago uba ukinginga, ariko nizere ko muri kubyumva neza. Ntago iyi app abantu mwavuze ko ari scam, ntago ari scam, ahubwo ni gutya imeze. Hanyuma kanda kuri subscribe iyi video ihe like. Ndaje mu kanya turebe kuri Alchain ni gute wakora wallet registration and account registration. Ni mu kanya gatoya guhe update kuri Alchain. Hanyuma ndagukunda cyane, tubonane mu bindi biganiro. Bye bye.